Haleluya. Amen. Nanjye nongeye gushima Imana kubw'iki gitondo cyiza. I'm also thankful to God for this blessed morning. Ubundi ukuntu hano hantu ari ahantu hakomeye ninjye wagombaga kuza hano ku mwanya wa mbere. Ariko bagenzi banjye bimeze nk'aho bangambaniye. Augustin atangiye kubira iminota namubonye. So I was scheduled on the first testifier, but I was made the last. Maybe they have started counting time. Rero nanjye ndi gushima Imana ko uyu munsi nabatijwe. So I'm very thankful that I received the baptism today. Ubundi nageze aha ngaha mu 2012 ndakajene. I came here in the year 2012 and I was young. Ariko murabona ko nubwo nshaje ariko nsaze mu itore. But even if I'm getting old, no problem, I'm in the church. Rero nyuma yo kuvuka ubwa kabiri ibyo nta gushidikanya kuko ntago namara imyaka 12 ntarasobanukirwa urugendo rwanjye rw'ubugingo buhoraho. Of course, I can't say that I was not clear about my journey of eternal life. Isano yanjye n'Imana yaramaze kwirema kubera yuko iyo umaze kwizera kogejwe ibyaha byawe by'iteka ryose ubu bubaye umwana w'Imana ku buryo budashidikanywa. And then after you receive this faith that you were forgiven all your sins, automatically you become a child of God. Noneho rero ikiba gisigaye nukubatizwa. Kubatizwa rero umumaro wabyo nta wundi. So actually the remaining thing was the baptism, and this is the importance of the baptism. No kujya kwerekana ibyabaye hagati yawe n'Imana mu buryo bw'umwuka wera utagaragarira abantu. So it is actually showing people and manifest what happened between you. No kujya kubihamiriza abantu n'imbere y'Imana yuko iyo sano hagati yawe n'Imana ihari kandi nta gushidikanya nta rubanza rw'ibyaha cyishinje. So it is actually to proclaim the relationship of you and God, that you are no longer judging yourself. Niyo mpamvu rero Petero wa mbere igice cya 3:21 ariho havuga ngo nanuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa icyakora suko akuraho ico ry'umubiri ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. So in the book of 1 Peter chapter 3 says that this baptism actually it is the ceremony showing that you are no longer having a condemnation in your heart. Ubundi ushobora kwibaza ngo iki gituma umuntu yicira urubanza. Kwicira urubanza bituruka kuri Satani. So you can ask yourself why a person judges himself. Actually this comes from Satan. Satani akazi ke nako kugucira urubanza kugira ngo yibuze uve ku ruhande rw'Imana ugume ku ruhande rwe kubera ko azi yuko azacirwa kwiteka. Actually the work of the devil is to cheat you and you stay on his side because he knows he will finally condemned. Ubwo rero nge mvuye guhamya yuko ntakiciruraho urubanza na rimwe na. So I come from where to manifest that I'm no longer judging myself or condemning myself. Kandi nta buryo nyine nakwiciraho urubanza kuko namaze kuba umuvandimwe wa Yesu nkuko mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2. I've become a brother to Jesus as it is written in the Hebrews chapter 2. Kamagere mbasomere. I will read for you this verse. Murongo wa 11 haranditse ngo kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe nicyo gituma dakorwa n'isoni zo kubita beneza. So Jesus is not ashamed to call us his brothers. Uweza ninde ni Yesu Kristo. He who washes or justifies is Jesus Christ. Uwejejwe ninde ni GAKWISI. And the one who made holy is GAKWISI. None ibaza nyine wanyejeje ahise ngira na young brother. You can imagine how him who washed me already made me the brother of him. Urumva rero nta hantu ngihore na Satani ngiye GAKWISI. You can understand how nobody is over than murongo wa 14 haranditse ngo like such. Nuko rero nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso ni nako na ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduza ubusa ubutware bw'urupfu ari we Satani. So the other verse says that he
overcame the power of Satan. ubwo rero nyuma yo kwakira agakiza nahawe n'inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza ubundi umuvugabutumwa. So after I received the salvation, I was appointed as an evangelist. ubu rero nanjye ndi umuhanuzi. And I'm a prophet as well. umuhanurira abantu uburyo Yesu Kristo yamaze kuboza ibyaha byabo. And I prophesied to people how Jesus Christ washed away their sins. ntabwo ndi wa muhanuzi uvuga mu ndimi ibintu bya parapara, ntabwo ndi muri. Of course, I'm not a such prophet who speak in tongues, the things you don't know their meanings. nirengeye ko rero umuntu ukiraha yishinja icyaha yanyegera rwose nkamwirira kwibangana namenye nanjye. And I think he who gathers with us without knowing this secret can approach me, because we are not selling this. iminota 10 bampaye ndumva nyigerereye, ndumva nabashimira. Yesu abagireye neza. So I think I'm about